Iyi modoka yamanutse yabuze feri, urabona ko n'umushoferi yagerageje kuyigarura ngo yijyane higiriye ikamwangira ikarenguka ku muhanda. Urabona iyo hataba biriya biti bayanarengutse ku muhanda n'ubundi wa kabiri n'abari abagenzi bose akaba yabangiriza. Yavaga hehe iyo modoka? Yaturukaga haragura imanuka. Iyi mpanuka se ni impanuka mwabonye ifite isura imeze ite bitewe n'uburyo? Iyi mpanuka irakabije kuko urabona hano hantu haramanuka. Wenda uyu muhanda kubera ntibawufunga kuko urukata ikigo cya polisi ukajya no ku kigo cy'amashuri. Urabona ko rero ikiza bashiramo dodani, imodoka zikajya zihagera zifite umuvuduko mukeya. Kuba se ucuncumuka gutya akaba nta na dodani nibyo bituma unarebye nabyo byazamo kuko uyu muhanda uramanuka, umuhanda umanuka ugomba kubamo dodani kugira ngo mbese umuvuduko w'ibinyabiziga ugabanyuke. Kuko urabona hano haramanuka, kuko urabona n'aha ngaha haguye indi mu iminsi yashize. Hari abantu baguye muri iyi mpanuka? Bari kuvuga ko ari umwe, abandi bakaba bakomeretse. Urabona ko ambilansi batwaye kwa muganga. Yari impanuka ifite iyihe shusho nk'amwe mwahageze? Mbese urebye ni impanuka ikabije, usibye ko ari nk'uwiteka wabibayemo ntirengo kuri muhanda wo hasi, iyo uza kurenga ko byari kuba ibindi. Nasanze abakomeretse n'umwana wapfuye babatwaye, nibwo mpageze. None se impanuka yanaguyemo umuntu? Yaguyemo umuntu, umwana w'umunyeshuri wigaga segonderi mu wa kabiri. Yapfuye. Byagenze bite se ubundi kugira ngo imodoka irenge umuhanda? Imodoka yaturutse ruguru hariya kuri polisi yerekeza hano ku Kinamba, ihageze ibura feri ihita igonga abanyeshuri, yarenze umuhanda, niyo iri hariya hirya mu ishyamba. Aha hantu se ko bigaragara ko ari mu mahuriro y'inzira, ubundi hasanzwe habera impanuka? Impanuka irahabera ariko yahabaga yose nta buzima bw'abantu yatwaraga. N'ejo yarahabaye ariko nta buzima bw'umuntu yatwaye, yaguye hariya haruguru. Muri kuno kwezi gushize na hano yarahaguye, imodoka yarahahirimye ihitana runo ruzitiro, urabona ko rwaraguye. Ni impanuka ziterwa n'iki? Ziterwa n'umuhanda mubi utarimo dodani. Uyu muhanda kumanuka bakwiye kuwufunga, wenda hakanyuriza izamuka gusa, ariko izi mpanuka zose zirahahirima. Hari na fuso yari yahirimye hano itangirwa n'igiti, uvuga ngo buri kwezi haba impanuka, ariko uyu munsi nibwo iyi mpanuka ikomeye cyane. Birasaba iki none? Birasaba ubuvugizi mukabwira polisi ikaba yareba ko ikora uno muhanda igashyiramo dodani, cyangwa se uzamuka bakawufunga kuko birakomeye. Ni buri munsi ndakubwira ngo n'ejo hari yari ihagaranye ariko nta buzima bw'umuntu yahitanye. Nabwo yaturukaga ruguru imanuka ihageze yesho ntabwo nzi ahantu yari iturutse, ariko ejo twasanze haryamye, ariko ntabwo nzi aho yari iturutse, ariko yari iryamye amapine ari hejuru. Uyu munsi yo yabaye nka saa ibaye saa moya, abanyeshuri barimo kujya ku ishuri saa moya na saa moya n'igice yerekeza saa mbere, abanyeshuri barimo kujya kwiga kuko hano iki ni ikigo cy'abanyeshuri segonderi na primaire. Ariko iyi modoka iturutse ruguru kuri polisi imanuka yerekeza hano ku Kinamba, igeze hano ibura feri ihitana abanyeshuri bazamukaga bajya ku ishuri. Mukora ubuvugizi uyu muhanda umanuka bashyiremo dodani, nizituruka ruguru zizajya zigira ubwoba zigende gahoro, kuko nizi manuka zihuta zizajya zigira ngo wenda dodani irazitangira, ariko nimukora ubuvugizi uyu muhanda bashyiremo dodani, naho ubundi ni buri munsi abanyeshuri barahashirira pe. Ngewe ukuntu nasanze bimeze nyine ku ishuri bampamagaye, umwarimu yampamagaye arambwira ati ngwino urebe nawe ikibazo cyabaye, umwana we yari kumwe nabo. Nuko nyine nahise ndaza, ngeze ku ishuri ndebye umwarimu wampamagaye arambwira ati ari haruguru aho abandi babajyanye, kuko mu kigo harimo abana benshi bahahamutse, mvuyemo harimo abana bahahamutse. Ndagenda nyine nsanga uwanjye nyine nta kibazo yagize, ariko nyine we yambwiye ko abo bana imodoka ibagonze yarabari inyuma. Ubwo ngubwo nyine ni ku isi itwara uwo mwana umwe w'umukobwa Benita, undi urakomereka, uwanjye nawe ajya mu kigo, ariko mu bigaragara nsanze ntacyo yabaye. Ariko uyu muhanda impanuka zawo nje ndumva niba badashobora kuwukora vuba baba bawufunze, kuko abana bacu rwose bazahagira ikibazo kirenze. Iki kigo cy'iruguru cyitwa Kacyiru ya kabiri. Yagonze abana bajyaga ku ishuri.
barimo bazamuka bajya ku ishuri, imodoka imanuka bo bakata bajya ku mashuri. Ubwo nyine ngiye mpageze mvuye mu kigo niho nsanze nyine umubyeyi w'umwana wapfuye bamutwaye n'uwukomeretse nyine dore ahise agenda, ariko nyine mu bigaragara buriya bagiye kubafasha abana babo bagira icyo babakorera. Hakomeretse nk'abana bangahe? Hakomeretse umwana umwe, undi arapfa, abandi nyine nuko bahamukiye mu kigo. Abari bayirimo si bo bavuyemo? Abandi bayirimo bavuyemo amahoro, nta kibazo bagize rwose, ntibanakomeretse. Bari kuvuga yuko iyo hataba ibiti yari no gukomeza. Amahirwe bagize ni ibiti biri hari hepfo, kuko urabona uruzitiro rumwe barukubise, urwa kabiri hari nk'ibiti bitatu kugira ngo bagere ku rwa kabiri, bari guhita bagwa munsi y'umuhanda bakangiza, bagahita bagonga n'abandi barimo hari munsi mu cyabo. Urasaba iki noneho bitewe n'imiterere y'uyu muhanda? Uyu muhanda ngiye ikintu bisaba nibawukore neza, dodani ndumva arizo zihakwiriye, cyangwa ngiye bakawufunga ku cyifuzo cyanjye kuko uradutwara abana pe. Bagafunga uwuhe ko mbona arimo? Bagafunga uyu muhanda uva kuri polisi uza ugera hano ku kigo, uturutse kuri polisi ugera ku kigo bakawufunga cyangwa bakawushyiramo dodani, kuko impanuka yaho rwose buri gihe tujya tuzumva impanuka zaho. Iyo modoka yahereye hariya yari ivuye hariya kuhaha kuri Amishop. Impanuka nyine impanuka ubona ari kugenda yizunguza gutya. Umwana waruje kwiga n'abana bacu, none ihita imuhutaza imukubita urutugu, agwa muri borodire. Aguye muri borodire ahita ahaguruka yirukanka ataha agaruka mu rugo. Agarutse mu rugo nibwo abantu bavuga ati ya modoka iguye pfiriye. Iyo modoka ishiza ihutaza abo banyeshuri, mbese bari kugenda tumanuka tuza kureba abandi ku cyo babaye. Tuhageze nyine dusanga yamanutse iragenda yikubita hariya hasi, ihitana umunyeshuri w'umukobwa wigaga muri sine ya kabiri ahita apfa. Undi nawe amaguru arangirika, igufa riragira, bamujyanye kwa muganga. Noneho ubwo n'abandi nabo barangirika barakomereka. Abo bari mu modoka bagombye gufata inuza ponseze kugira ngo babashe kubakuramo, bangiritse ibikanu byose babihambiriye, babajyanye kwa muganga. Ariko uwo mwana w'umukobwa urutugu rwangiritse nyine, ubwo nibwo twahise tumujyana ku ishuri, ariko bagiye kumuzana kugira ngo nawe bamuvure. Impanuka yatewe n'iki wenda uko mwana? Urebye imodoka yari yacitse feri, kuko yaje yizunguza cyane. Buriya ibyo byose sinzi cyabiteye, ariko ibyo byose ntabwo yari ifite feri. Kwamanutse igenda yizunguza kugera ubwo irenze bino byuma, ihitana umwana w'umukobwa wari ugiye kwiga. Bari abana 4, harokotse 2, abandi 2 rabagonga, umwe yangirika amaguru, undi ahita apfa, wigaga muri sine ya kabiri. Abari bayirimo se bo bavuyemo amahoro? Bagombye kugira yari bigiye kumanuka kuyikubita munsi y'umuhanda wa kabiri hariya hepfo. Abo baba kugira ngo babakuremo bagombye kuzana ponsense, barayikata kugira ngo babakuremo, ariko bangiritse ibikanu byangiritse, babahambiriye nyine. Ariko n'undi mugabo umwe wari urimo nawe yababaye cyane, ntabwo wabonaga mbese ameze nabi. Bahise bamushyira kuri burankari, bamuryamisha, bahita bamujyana kwa muganga, ariko wabonaga nta kigenda, sinzi ko byaje kugenda. Ariko bababaye. Impanuka se wenda mukurikije uburyo imiterere y'iyi mihanda imeze, murabona ari iki gikwiye gukorwa? Kuko hari abatubwiye ko atari ubwa mbere impanuka nk'izi zibaye aha hantu. Murabona ari iki gikwiye gukorwa? Ikikwiye gukorwa hano hantu kubera ukuntu hamanuka, je numva rwose imodoka bazinyuza ahandi zikareka kujya zinyura ahangaha, kubera harazamuka. Yicitse feri iri ruguru zihitana abantu, kandi nabwo urabona ko hari undi muhanda hepfo, imodoka irenga uyu muhanda ikagenda ikagwa mu wundi wa kabiri hepfo. Mva ko yahitana benshi. Noneho ubwo bivuze ko impanuka nk'iyi atari ubwa mbere? Ntabwo ari bwo bwa mbere, zihora zihagwa. N'ejo bundi hari yahirimye ihirima ku ruhande, uretse ko ntacyo babaye, yahirimye hariya ku mudugudu w'Amahoro. Ariko ntacyo babaye. N'ejo
uretse ko hari abantu yahitanye iyo yarigeze gukira hirima hagana haruguru ku mukingo ariko urumva yekomeza ikamanuka n'ubundi yari kumara abantu. abo bana yahitanye mwari mubazi? Uwo mwana yahitanye ni Nderane tumva mwibaje. Uwo mwana yahitanye harya ni yitwa ni Benita. Ni wapfuye. Undi rero wangiritse kakana ni kako kwanuza ni Kanderane ni kitwa nde harya Prince. Uwo niwo wangiritse amaguru. Abaturanyi banje hano ni kuri Kacyiru ya kabiri ku mashuri Akagari ka Mutwe umudugudu urwibutso. iyi mpanuka noneho byagenze bite nk'umuntu? Impanuka ni imodoka yamanutse yabuze feri ibyo ari byo byose noneho ashaka kurwana no kugira ngo ayikati kuko urabona harimo ikorosi rimanuka ryinjira muri kaburimbo ku Kinamba. We rero yashatse gukata yinjira mu kigo cya Kacyiru ariko ko yagezemo hagati abanyeshuri yari mu masaha ya 9:40. Abanyeshuri rero bari kujya ku ishuri abura uburyo akata kubera abanyeshuri rero birangira nyine imodoka yambutse umuhanda. Ubwo mu kwambuka umuhanda nibwo yakubitanye n'abanyeshuri nyine bari kurwana bahunga. Ubwo rero birangira nyine igonze impanuka yatewe ni feri. Urebye ashaka kuba yabuze feri kuko ukuntu yagendaga ni feri yabuze. Kuko ubu nge nabashije kwegera n'umushoferi namubonye wabonaga ko nta kibazo afite wenda kuba atari nago yanyweye wabonaga kameze neza. Ni feri byari byo byose. Yego. Hanyuma mukurikije imiterere y'iyi mihanda murabona bavuga ko aha hantu hakunze kubera impanuka, murabona ari iki gikenewe kugira ngo wenda zibe zagabanuka? Icyambere hakenewe dodani. Ikindi bakakwiye kujya bakora master plan y'umuhanda ntibawuhanike cyane. Urabona nk'uyu muhanda uzamuka kujya kuri polisi urabona ko urahanana nta dodani ibamo. Uvuga ngo niyibuze feri nta kantu na kamwe gashobora kuyifata. Kandi mu ikorosi urabona ko ikorosi riri hano ni rito cyane nta nubwo imodoka ifite ahantu ho gukatira. Urumva ko biba bisaba nibura bajye bashyiramo ikorosi rinini kandi habemo dodani kuko hari igihe zifasha. Urabona nk'uyu nguyu asa n'uwari wamaze nko gukata ariko kubera umuhanda ari mutoya abura nyine ukuntu adeviye umuhanda nyine birangira akomeje hakurya bihuriranye noneho n'uruza rw'abantu baba bacamo. Ya modoka yakoze impanuka yarugwemo nabonye ari Corolla ivatiri ya Karina Ngewe ukuntu nasanze bimeze nyine ku ishuri bampamagaye, umwarimu yampamagaye arambwira ati ngwino urebe nawe ikibazo cyabaye, umwana we yari kumwe nabo. Nuko nyine nahise ndaza ngeze ku ishuri ndebye umwarimu wampamagaye arambwira ati ari haruguru aho abandi babajyanye kuko mu kigo harimo abana benshi bahamutse mvuyemo harimo abana bahahamutse. Ndagenda nyine nsanga uwanjye nyine nta kibazo yagize ariko nyine we yambwiye ko abo bana imodoka ibagonze yarabari inyuma. Ubwo ngubwo nyine no kwisi twara uwo mwana umwe w'umukobwa Benita undi urakomereka uwanjye nawe ajya mu kigo ariko mu bigaragara nsanze ntacyo yabaye. Ariko uyu muhanda impanuka zawo nge ndumva niba batashobora kuwukora vuba baba bawufunze kuko abana bacu rwose bazahagira ikibazo kirenze. iki kigo cy'iruguru cyitwa gute? Kacyiru ya kabiri. Yagonze abana bajyaga ku ishuri. Barimo bazamuka bajya ku ishuri imodoka imanuka bo bakata bajya ku mashuri. Ubwo nyine ngiye mpageze mvuye mu kigo niho nsanze nyine umubyeyi w'umwana wapfuye bamutwaye n'ukomeretse nyine dore ahise agenda ariko nyine mu bigaragara buriya bagiye kubafasha abana babo bagira icyo babakorera. Hakomeretse nk'abana bangahe? Hakomeretse umwana umwe undi arapfa abandi nyine nuko bahamukiye mu kigo. Abari bayirimo si bo bavuyemo? Abantu bayirimo bavuyemo amahoro
nta kibazo bagize rwose ntibanakomeretse. bari kuvuga yuko iyo hataba ibiti yari no gukomeza. Amahirwe bagize ni ibiti biri hariya hepfo kuko urabona uruzitiro rumwe barukubise, urwa kabiri hari nk'ibiti bitatu kugira ngo bagere ku rwa kabiri bari guhita bagwa munsi y'umuhanda bakangiza bagahita bagonga n'abandi barimo hari munsi mu cyabo. Urasaba iki noneho bitewe n'imiterere uyu muhanda ngiye ikintu bisaba nibawukore neza, dodani ndumva arizo zihakwiriye cyangwa ngiye bakawufunga ku cyifuzo cyanjye kuko uradutwara abana pe. Bagafunga uwuhe ko mbona ari bagafunga uyu muhanda uva kuri polisi uzugera hano ku kigo, uturutse kuri polisi ugera ku kigo bakawufunga cyangwa bakawushyiramo dodani kuko impanuka yaho rwose buri gihe tujya tuzumva impanuka zaho. Iyo modoka yahereye hariya yari ivuye hariya kuhaha kuri Amishop. Impanuka nyine impanuka ubona ari kugenda yizunguza gutya. Umwana waruje kwiga n'abana bacu, none ihita imuhutaza imukubita urutugu agwa muri borodire. Aguye muri borodire ahita ahaguruka yirukanka ataha agaruka mu rugo. Agarutse mu rugo nibwo abantu bavuga ati ya modoka iguye pfiriye. Iyo modoka ishiza ihutaza abo banyeshuri mbese bari kugenda tumanuka tuza kureba abandi ku cyo babaye. Tuhageze nyine dusanga yamanutse iragenda yikubita hariya hasi ihitana umunyeshuri w'umukobwa wigaga muri sine ya kabiri ahita apfa. Undi nawe amaguru arangirika, igufa riragira bamujyanye kwa muganga. None ubwo n'abandi nabo barangirika barakomereka. Abo bari mu modoka bagombye gufata inuza ponseze kugira ngo babashe kubakuramo. Bangiritse ibikanu byose babihambiriye babajyanye kwa muganga. Ariko uwo mwana w'umukobwa urutugu rwangiritse nyine ubwo nibwo twahise tumujyana ku ishuri ariko bagiye kumuzana kugira ngo nawe bamuvure. Impanuka yatewe n'iki wenda uko urebye imodoka yari yacitse feri kuko yaje yizunguza cyane. Ibyo byose sinzi cyabiteye ariko ibyo byose ntabwo yari ifite feri. Kwamanutse igenda yizunguza kugera ubwo irenze bino byuma ihitana umwana w'umukobwa warugiye kwiga. Bari abana 4, harokotse 2 abandi 2 rabagonga, umwe yangirika amaguru undi ahita apfa wigaga muri sine ya kabiri. Abari bayirimo se bo bavuyemo amaho bagombye kugira yari bigiye kumanuka kuyikubita munsi y'umuhanda wa kabiri hariya hepfo. Abo baba kugira ngo babakuremo bagombye kuzana ponsenze barayikata kugira ngo babakuremo ariko bangiritse ibikanu byangiritse babahambiriye nyine. Ariko n'undi mugabo umwe wari urimo nawe yababaye cyane ntabwo wabonaga mbese ameze nabi. Bahise bamushyira kuri burankari bamuryamisha bahita bamujyana kwa muganga ariko wabonaga nta kigenda sinzi ko byaje kugenda. Ariko bababaye. Impanuka se wenda mukurikije uburyo imiterere y'iyi mihanda imeze murabona ari iki gikwiye gukorwa kuko hari abatubwiye ko atari ubwa mbere impanuka nk'izi zibaye aha hantu. Murabona ari iki gikwiye gukorwa? Ikikwiye gukorwa hano hantu kubera ukuntu hamanuka je numva rwose imodoka bazinyuza ahandi zikareka kujya zinyura ahangaha kubera harazamuka. Yicitse feriri ruguru zihitana abantu kandi nabwo urabona ko hari undi muhanda hepfo imodoka irenga uyu muhanda ikagenda ikagwa mu wundi wa kabiri hepfo. Mva ko yahitana benshi. Noneho ubwo bivuze ko impanuka nk'iyi atari ubwa mbere? Ntabwo ari bwo bwa mbere zihora zihagwa. N'ejo bundi hari yahirimye ihirima ku ruhande uretse ko ntacyo babaye yahirimye hariya ku mudugudu w'Amahoro. Ariko ntacyo babaye n'ejo uretse ko nta bantu yahitanye. Iyo yarigeze gukira ihirima hagana haruguru ku mukingo ariko urumva ye komeza ikamanuka n'ubundi yari kumara abantu. Abo bana yahitanye mwari mubazi? Uwo mwana yahitanye ni Nderana tumva mwibaje. Uwo mwana yahitanye harya ni yitwa ni Benita. Ni wapfuye. Undi rero wangiritse kakana ni kako kwanuza ni Kandera nikitwa nde harya
Prince uwo niwo wangiritse amaguru. Abaturanyi banjye. hano ni kuri Kacyiru ya kabiri ku mashuri, akagari ka Mutwe, umudugudu Urwibutso. iyi mpanuka noneho byagenze bite nk'umuntu? Impanuka ni imodoka yamanutse yabuze feri ibyo ari byo byose, noneho ashaka kurwana no kugira ngo ayikate, kuko urabona harimo ikorosi rimanuka ryinjira muri kaburimbo ku Kinamba. We rero yashatse gukata yinjira mu kigo cya Kacyiru, ariko ko yagezemo hagati abanyeshuri yari mu masaha ya 9:40. Abanyeshuri rero bari kujya ku ishuri, abura uburyo akata kubera abanyeshuri. Rero birangira nyine imodoka yambutse umuhanda. Ubwo mu kwambuka umuhanda nibwo yakubitanye n'abanyeshuri nyine bari kurwana bahunga. Ubwo rero birangira nyine igonze impanuka yatewe ni feri. Urebye ashaka kuba yabuze feri, kuko ukuntu yagendaga ni feri yabuze. Kuko ubu nge nabashije kwegera n'umushoferi, namubonye wabonaga ko nta kibazo afite, wenda kuba atari ntago yanyweye, wabonaga ko ameze neza. Ni feri ibyo ari byo byose. Yego. Hanyuma mukurikije imiterere y'iyi mihanda, murabona bavuga ko aha hantu hakunze kubera impanuka, murabona ari iki gikenewe kugira ngo wenda zibe zagabanuka? Icya mbere hakenewe dodani. Ikindi bakakwiye kujya bakora master plan y'umuhanda, ntibawuhanike cyane. Urabona nk'uyu muhanda uzamuka ujya kuri polisi, urabona ko urahanamye, nta dodani ibamo. Uvuga ngo niyibuze feri nta kantu na kamwe gashobora kuyifata. Kandi mu ikorosi urabona ko ikorosi riri hano ni rito cyane, nta nubwo imodoka ifite ahantu ho gukatira. Urumva ko biba bisaba nibura bajye bashyiramo ikorosi rinini kandi habemo dodani, kuko hari igihe zifasha. Urabona nk'uyu nguyu asa n'uwari wamaze nko gukata, ariko kubera umuhanda ari mutoya abura nyine ukuntu adeviye umuhanda, nyine birangira akomeje hakurya, bihuriranye noneho n'urujya n'uruza rw'abantu baba bacamo. Ya modoka yakoze impanuka ya Rugwebo nabonye ari Corolla ivatiri ya Karina E.